wabigenza ute ubonye mu gitoya muri gusatirwa na tsunami ya mbere ndende isigeze ibona? Mu 2004 ibihugu byinshi byo muri Aziya y'Epfo byatewe na tsunami bitunguwe, maze kuko bitari byiteguye tsunami iragenda yica abantu benshi, yangiza n'ibintu bihagaze amabiliyoni menshi y'amadolari y'Amerika. South Korea nk'igihugu kitagezemo icyo kiza, ubuyobozi bwabo bwatangiye kwirara, bayakwigira ku bandi ngo nabo batazatungurwa, ahubwo bakajya bavuga ko igihugu cyabo kiri ahantu heza, bakomeza kunegirije imyaka iragenda irahita, kugeza ubwo nabo batewe na tsunami ku byiciro 100 yabereye mu bindi bihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo. Nimba ushaka kumenya uko byagenze nuko bari muri uwo mujyi bake muri bo babashije kwirokoka, ntucikwe ko ngiye kubibasobanurira byose muri iyi video. Murakaza neza kuri Waruziko Fact. Dutangira mu nyanja y'ubundi hafi y'igihugu cya Indonesia. Abasore bari kugeza kuvana igikayi cy'amafi cyaguye kuri mugenzi wabo, gusa imbaraga zabo banyinke, ariko bakwitwa n'amazi menshi n'ubwato bwabo bwenda kwibika kubera umuvuba mwinshi w'amazi wari mu nyanja. Aho kandi indege y'ubutabazi yasiza barangije barababona, bashatse kubazamura ngo bavombo mbere yuko tsunamiza umusore bita Manisiki arabyanga. Wa mugabo rero babona keje aho igihe cyabajyanye aritanga, asaba Manisiki ko bamureka bagahunga mbere yuko tsunami ikubitana, gusa ko yazamufashiza umukobwa we witwa Yoni akabumenyera buri kimwe. Ya ndege yahise izamura abasore barangije bagenda barira, mugenzi wabo nawe wari usigaye mu bwato akubitwa na tsunami imujyana. Kamere z'abasore nazo zumvishe ko abana babo barokotse tsunami barishima, gusa we nawe ajya mu gahinda kenshi, ko umubyeyi wenyine yarasigaranye muri ino si nawe yaramubuze. Twese mu 2009 batwereka Manisiki ari kumwe na murumuna we Yongo Siki hamwe n'umuhungu we. Aho kandi inshuti ya Manisiki iza kumureba, ivuga ko nyina ari kurwana nawe ku muhanda ko yaza akabakiza. Manisiki yese aza yiruka ayasanga nyina amenaguye ibintu byawe namuza ko ari gucuruza amafi imbere ya restaurant ye. Manisiki umuntu ufite bari mu nshingano ze, ahita amusabira imbabazi kuri nyina, arajya namufata muvana ngo bamugira inama, gusa ni nawe aramurakarira ko arimo adefana nyina cyane nkaho nta makosa afite. Ku rundi ruhande batwereka umugabo witwa Kim ari kubwira abandi babuze ko imitingito ibera munsi y'inyanja yongera buri mwaka, kandi ko nibatagira icyo babikoraho imitingito igakomeza kwiyongera ku rwego rw'kwiyongereraho ushobora kuzateza tsunami irenze yabereye mu bindi bihugu 2004. Abandi bayobozi bahise baseka Kim bavuga ko Korea itabura mu mitingito yateza tsunami nk'iyabereye mu bindi bihugu. Kim n'agahinda kenshi ahita yisohokera ageze hanze kubitana n'umugore we Eugene abaze imyaka myinshi batandukanye. Kim wabaje yavereye kwiga muri Amerika, Eugene ngo kwashize igihe ndetse kwazanye n'umukobwa wabo Jimin. Aho kanya ka Jimin kahise kazana n'umusheri mushya wa nyina gasohoza se. Kim aheruka gatera inda agira isezi zibanza n'ikimwara kubona afite umukobwa mukuru gusa utamuzi. Jimin amaze kugenda Eugene asigara asobanurira Kim, amubwira ko hanze kwibariza umukobwa, amubwira ko afite undi se batavugana, gusa ko ari kuzayimubwira amaze gukura. Twihuse batwereka undi musore witwa Dongosu yambika umuhungu wa Manisiki ku mubiri wose. Cya Dongosu nacyo kiragiye kigira nk'impumyi, ifata umwana wa Manisiki bazenguruka isoko ryose basabiriza. Ku bw'amahirwe bageze imbere bakubitana ka Jimin ahita ategeka nyina ko agomba gufasha akana kagenzi ke kari gusafaringa. Eugene yahise agira impuhwe arangije akora iminota 10,000 ya Jimin arayibaha. Cya Dongosu kibonye itacyabonye ko ari impumyi, ikura muri leta gitangira kurira kuko ari ubwa mbere cyari gifashe ku mafaranga menshi nk'aya. Nyuma batwereka abakobwa 3 b'inshuti baje kwira ubuzima ku mazi. Baproche muri basore 3 babakunze bakabasaba ko babimba mu bwato bwabo bagasangira champagne. Abakobwa bahise bemera bayize mu bwato batangira kunywa amayoga, gusa umukobwa umwe witwa Yimini atakatira umuhungu we bari kumwe asokaje kwinywera itabi hanze. Yimini ageze yacanye burike inawo kagwa mu mazi, gusa ku bw'amahirwe muri umuntu wa Manisiki arimo atambuka aramubona. Yang Siki yahise asimbukira mu mazi arajya gufasha ka Yimini, gusa ko umukobwa ari yasinze atangiye kugora umusore barwanira mu mazi. Yang Siki abonye nta nda gusa afite amukubita umutwe n'inkokora arahwera. Yang Siki arangije kurura ka Yimini akazana mu bwato bwe atangira kubakora ubutabazi bw'ibanga. Twihuse Yimini yaje gukanguka isenga mu bundi bwato yuzuye amaraso ari kumwe n'ikindi gisore atazi. Yang Siki agiye gusobanura Yimini uko byagenze ko anakora no mu lifeguard, umukobwa yanga kumwumva ahubwo amubwira ko bitarangirira. Badusubije kuri Manisiki batwereka nawe yakira telefone imusaba kuza gufata umwana we kuri polisi. Manisiki aratinze ataze yiruka ageze kuri polisi asanga kibyara cy'Dongosu bagifashe, bari kuyishinja ubutubuzi no gushimuta umwana w'abandi kijya kumukoresha atuje imyaka. Manisiki yahise agira umujinya arangije atangira kugihondagura, akibwira ko umwana watabuze cyo kurya ngo ajye gusabiriza, kandi ko nicyo agiye kumukorera ku mwana azahita akica. Dusubiye kuri Professor Kim, imashini zabo zatangiye kurira ko imitingito iri kubera munsi y'inyanja yongera mu mbaraga. Professor Kim ni timu yo kumutsi kurikira byuko bajyandi babona gasinari baraje borezamo ibindi byuma bizajya babasha kuyidetectinga neza. Babasore nabo bari mu bwato na Yimini baje kurya mu restaurant kandi maze umukobwa atangira kubaseriva. Sasa bamaze kurya bagiye, umwe muri bo aza gufatwa na bamujyana kwa muganga. Bageze muganga amaze kumupima avuga ko mugenzi wabo yari y'uburozi. Kuri uwo mugoroba Manisiki yari Dongosu bagiye kureba umupira. Timu ya Manisiki itangiye gutsindwa. Manisiki yabuze inzoga
umusore zimaze kumukubita atangira gutokagura abakinnyi b'abandi kugeza ubwo abakinnyi byabarenze bakamuhamagariza abasekirite bakamujyana kumufunga. Yanga Seki nawe yari ari kureba umupira ku kazi na bagenzi be yagiye kubona abananyerekasozi aramuteye himini n'ibisazi byinshi atafata Yanga Seki amujyana muri restaurant atangira kumubwira uburyo igisho ryari meneyemo mukandi ko natamo indi shaka ko arajya kumurega bakamwirukana ku kazi. Dusuye kuri Mani Seki atwayatana bagenzi be agasanga Uncle Yanga kubi ari kumwe na nyina wa Mani Seki aranyabwira ko Uncle wari wamufunguje gusa cya Mani Seki kwera urwango kimufitiye cyanga no kumushimira. Yoni na Donguso nabo batwereka bari gutaha bageze ku muryango w'abasore Yoni yagaboreye kare baza guhorera mugenzi wabo. Yoni n'ubwa bwinshi abaza abasore impamvu bari kumwataka bambwira ko bagiye kumujyana kuri polisi kuko yashatse kwica mugenzi wabo amuroza. Donguso yahise abitambika arayatangira kurwana kuri Yoni gusa abasore bombi bamurusha imbaraga batangira kumukubitagura. Yanga Seki nawe ruvuye muri stress za Yemeni abona ibisore bitazi biri kwataka inshuti ze magara umusore adatindiganyije ahita yinjira muri stress za kabira kwita cya John cyari yifashe Yoni mu mashingu akibera ko batava hano barahavanwa n'ingumi. Nyuma batwereka Mani Seki igifu kimufatira mu gitanda ko yazanzoga yero zatarya. Mani Seki utari kubasha kwihanganira babare ajya gushakira imiti mu kabati gusa ko umusore utari kureba neza afata shampa atangira kuyinywa agira ngo kunywa imiti y'igifu. Aho kwa inshuti ya Mani Seki yasiza iraje mubwira ko muri umuntu nawe bagiye kubafunga ko yaza karegose na polisi. Mani Seki niwe wabare bwinshi atajya kuvuga ibigambo bitumvikana. Apolisi babonye umugabo ari guciragura ifuru bagira ngo umusizi bahita bigendera. Gusa akimara kurenga Mani Seki nawe yikubita hasi bamujyana kwa muganga ari kuruka ibifuro gusa. Ku munsi ukurikira Yanga Seki yafungujwe na kampani akorera baraje batamumanura mu kazi ko gucunga abana. Yanga Seki nk'umuntu utarigeze ukina n'abana mu buzima bwe batangira kumutesha umutwe na Kajimini gahita kaza karira kamubwira ko kabaranye na boyfriend wa nyina bazanye ku mazi. Yanga Seki yahise amubaza nimba azi nimero ze Kajimini kamubwira ko katazize kamuhiza nyina. Yanga Seki amaze kuvugana na Eugene ahita amagara boyfriend we gusa ku mahirwe make asanga phone ye itariwe. Eugene yabuze icyo akora arangije amagara Professor Kim amusaba ko ajya kuba ari kumwe na Jimini. Kim nawe utarigeze agira chance yo kuganira n'umukobwa we ahita abona nka opportunity nziza kujya kumuvugisha arangije atse aragenda. Gusa Kim kimukubita amaso umuntu na kugenda no kuvuga biranga ko atarazaho muhera mwibwira. Twese nyuma y'amasaha make Eugene yazanye na boyfriend we nayo yarabuze ka Jimini. Eugene atangiye kwita umwana we amuziza ko yabateje ibibazo Professor yatamukurura amubwira ko amakosa ari ayabo kandi ikindi gihe niyo ugiye kubacika akagira ikibazo bazabipfa. Eugene yahise amwiyama amubwira ko yabateranye ari umwana kuko atari cyo gihe cyo kwigira papa. Eugene umujinya mwinshi ahita afata ka Jimini barigendera gusa arimo gusohoka bagongana na kagasazi kazi kari kugenda gahutaza ibiti n'amabuye. Nyuma Emily yahise yinjira akibona Yanga Seki atangira kuvuza induru amubaza uburyo induru akazatamubwiye kandi amuri mu mwenda. Yanga Seki abonye uburyo umukobwa ari atangira kugira ubwoba kwira n'inshuro ya kabiri Himina zamusaga mu kazi. Muri iryo joro ni nawe yasanze Mani Seki wari yicaye ku mazi batangira gusangira inzoga kandi inzoga zimaze kukageramo yatangiye kubwira Mani Seki uburyo kamukunda kwiga muri segonderi gusa Mani Seki ntabibonye. Kandi kabonye umaze kwira kandi kabira Mani Seki ko ejo kazajya kwibuka se kamusaba ko bazajyana. Mani Seki nagenda kenshi atamwemera ko azamuherekeza arayata atangira no kwibuka uburyo Sore yapfuye ryajo. Badushubije mu 2004 batwereka se wa Mani Seki Donguso n'inshuti imwe bari kurwana igikeji cy'amafi. Sane agiye ku ruhande rwa kurya kuzana undi mugozi Mani Seki aribeshya akata umugozi wari ufashe cya gikeji naho cya gikeji gitakimanuka kigwa se wa gituma apfa. Kuva iryo joro rero Mani Seki narogera kugira ngo umutima we ko ubuzima bwe bwose yishinja ko ari we wishe se wa Yoni. Dusubiye kuri Yanga Seki Himini yaramusohokanye bamaze kurya baribwirana batabanaganira inzira yose. Himini rero yatangiye gukunda umusore akora n'ibishoboka byose yereka Yanga Seki ko amukunda aranamusoma. Aho kaye zacu tiza Himini bahita batwereka ziri kumwe n'abasore batatu bo ku mazi bari kubaneka. Joanne w'umuntu Himini yakatiye atabazwa no yamuciye amazi agasanga umusore batari kuri rimwe w'umukene basanzwe banafitanye ibibazo ko yamukubise ingumi. Ku munsi ukurikira Yoni na Mani Seki bagiye ku gitoro cya se wa Yoni atangira kurira. Yoni aranyabwira se ko Mani Seki amufata neza gusa ikibazo cye ko tabona ko amaze gukura ngo amusaba urukundo. Yoni yahise agenda Mani Seki nawe arangije aza kuvugisha umurambo wa se Yoni ari kurira arongera amusaba imbabazi avuga ko ibyabaye byose byaraxi. Ku rundi ruhande Professor Kim byabyuma byashize mu mazi byatangiye kumasena ariko imitingiteze kuri magnitude ya 5.6. Professor Kim asabye boss we ko babura abantu batanaterwa na tsunami yanga kumwumva avuga ko ari ugutera ubwoba abaturage. Yanga Seki nawe yari yakiye message ya Himini amusaba ko bakongera bagasohokana. Yanga Seki nawe utagiye gukunda umukobwa atagenda ategura isaha Himini yari yakoze nk'impano gusa arimo gusohoka atakona ba Joanne batamujyana hanze. Joanne atajya kumukubita mubeshya ko Himini ari sheri we kandi ko niyongera kubabonana azamwiki. Twese Mani Seki yazanye Yoni mu bwato budekoye neza umusore nawe yemeza kuri kocora.
Fireworks zifungura expire igiye kuba zitangiye guturika ahita amuporopoza amusaba ko yamubera umugore w'ubuzima bwe bwose. Kandi nako kari kamaze imyaka gategereje umunsi karishimye gusa kanga kubimwereka, kamubwira ko igisubizo karaza gukimuha ku munsi ukurikira. Nyuma Himi nawe yategereje Yangasiki muri restaurant bitatu birinda yimwica ataramugeraho. Himi nawe ashaka guprofita Fireworks ngo asabe urukundo Yangasiki agira umujinya zirangiye ataje. Himi nawe afata inzira arajya gutegereza Yangasiki mu nzira y'amataha. Himi nakimubona atangira kumutuka mubaza impamvu yamwiciye gahunda kandi yaramusezeranyije ko ari buze. Yangasiki ari babondagwe nawe amucicikisha amubwira ko adashaka iryarya mu buzima bwe, anamusaba ko ubucuti bwabo bwarangira aho ngaho ngo ko adashaka kongera kumubona ukundi. Muri iryo joro nyina wa Dongosu yabwiye umuhungu we ko yamuboneye akazi amusaba ko azajya gukora interview ku munsi ukurikira. Cya Dongosu cyangwa gukora kiyarakara kimubwira ko kitazajyayo ngo kuko nta nkweto gifite. Aho kwa cya Dongosu cyahise kinivumbura kirasohoka kijya kuri Lion ko ari kugishakira akazi. Lion nawe ari muri mood nziza ahita yindura ikiganiro cyabo amubwira ko nawe Manisiki yamuporopoje. Rwa Dongosu rwari rwaseze rwahise rutungurwa rugira ngo rwumvishe nabi. Gusa nawe mubwiye bwa kabiri Dongosu ahita amubaza uburyo yashyingirana n'uwishe se, maze Lion nawe aratungurwa ko ari ubwa mbere yari abyumvise. Ku munsi ukurikira Professor Kim ibyo yari byatangiye kubera ko imitingito munsi y'inyanja igeze kuri 6.5. Aho kanya atanagera kwivuga bahita bamuhamagara bamubwira ko muri Japan batewe na tsunami. Professor Kim yahise ajya kubwira boss we ko imitingito nigera kuri magnitude ya 7 baraterewe na tsunami sitigeze ibona. Gusa boss we nk'ibisanzwe amubwira ko bari kwitegera express yose bari mu myaka 5 kandi ko bayihagaritse isi yose yabasiga. Aho kanya ex wa Professor Kim nawe se yinjira n'uburakari bwinshi amubwira ko ari wagera expo yose kandi ko bayihagaritse byakwica kariyeri ye. Eugene arasaba Professor ko yavana izina tsunami mu kanwa ke ngo kuko ari muri Korea y'Amajyepfo atari muri Japan aho rabera imitingito na za tsunami zidashira. Kim yahise abura ikindi yarenzaho aranja amusaba ko yawangisha umwana wabo Jimin akamujyana mu wundi mujyi. Eugene nawe aramwibutsa ko yamuteranye imyaka yose kitari cyo gihe cyo kwigira papa. Nyuma batwereka Manisiki ari kujya gufata igisubizo cya proposal kwa Lion. Cya Dongosu nacyo cyari kirimo gitambuka kimuhaye kirahagarara kimubwira ko cyabwije ukuri Lion ko Manisiki ari we wishe isi. Manisiki umujinya wese umufata arayakivana mu modoka batangira kurwana. Gusa nyuma y'akanya igisiga kimwe gitakiza kirabatandukanya bahita babona n'ibindi byinshi bimeze nk'aho biri guhunga ikintu giteye ubwoba. Dusubiye kuri Lion batwerekana bagenda kamwishe ko kumva ko umusore yakoze ubuzima bwe bwose ari we wishe se. Lion arayafata ameta Manisiki yamuhaye ajyana hagati mu nyanja abari bayijugunye. Himi nawe ku rundi ruhande yagerageje ishoboka cyose ngo arebe ko Yangasiki yafata telefone gusa umusore akomeza kumuca amazi. Umukobwa wa depression imaze kumufata inshuti ze ziramushwa ngo basohokane. Gusa umukobwa yageze mu bwato asanga bamukinnye agakino kugira ngo asohokane na Johan bonyine. Batuyaye ku kirwa cya Tsushima umutingito waragikubise maze ikirwa cyose kigwa mu mazi gihagurutsa tsunami. Kim nawe byabyuma byo mu masinari ko tsunami yatangiye agiye kwibwira boss we, aho kandi nabo bahita bakira message yo kubura abantu bose ko tsunami iri kuza. Umugore wa Kim nawe ari mu nama n'abayobozi bakiye message ko tsunami iri kuza ibya exploiter aho ngaho. Eugene yari wanze kumvira inama z'umugabo we ayatangira kwiruka ajya gukiza umwana we usageze muri sanseri yita yibana. Eugene yabonye ko ashobora gutinda arangije amagara umugabo wa Kim amusaba ko ajya gufata umwana wabo yasize aryamye muri hoteli. Kim ntabwo kuburana ahita atakaze ke ajya gukiza umukobwa we kugira ngo byibuze arebe ko yagaruza icyubahiro cy'ubwiye yatakaje kuko iteka ryose yaba agashyira akazi k'imbere kurenza umuryango. Batujyanye ku kiraro nyina wa Dongosu yamuhamagaye amubaza umugore inkweto yambara kugira ngo azimugurire. Cya Dongosu kitashaka akazi gitangira kumutuka gihita kinamukuba. Aho kandi umutingito wasitera ahantu hose maze imodoka zose zari ku kiraro zikora accident. Cya Dongosu gisohotse kureba ikibaye gitari kubitana nyina wa Manisiki hamwe n'umwana we. Manisiki nawe yari batwereka asaba Lion imbabazi akamubwira ko byaba byose byari accident ko atari gutinyuka kumwicira se. Bahimini nabo bari mu nyanja ubwato bwabo buterwa n'umuraba. Mai Joanna amagaze timu y'ubutabazi ba Yangasiki kugira ngo ize kubakiza. Nyuma abaturage bose bumvise itangazo ribasaba kujya kwisha ko tsunami irimo kuza. Abaturage bose bari ku mazi batangira kwiruka kibono mpamaguru ariko batwerekana tsunami isumba umujyi irimo kuza basatira n'abandi bari gukira. Lion yahise afata ukuboko Manisiki batangira kwiruka. Dongosu nawe atari umwana wa Manisiki afata n'ukuboko umukecuru batangira guhunga. Gusa tsunami ko ari kugendera ku muvuduko uruta uwabo yite kubita abantu bose bari ku kiraro. Irakomeza yinjira mu mujyi irika inyubako ariko itwara n'abantu n'ibintu byose itaze mu nzira. Nyuma Kim yinjiye muri hoteli akiza umwana we habura gato ngo tsunami tware. Eugene araza muri sanseri ahita abona ubufasha k'umuntu ukora muri hoteli batambukaga aho hafi. Dongosu nawe yarari batwereka yarokotse gusa yahamutse. Musana cyane gatanga ngo yiturishe. Urumuri rwa burikari ramukanga ahita yijugunya muri sanse ikigori kivumbuye ibyo gikoye gitangira kwiruka.
maze cya kiraro cyose gihita gitangira guturika, ariko cyohereza n'ibikontineri mu nyubako zirimo abantu babashije kurokoka. Ku rundi ruhande batwereka Manisiki nayo nabo barokotse. Manisiki wari kugeza guhugisha Loni aranyura mu mazi, kandi kagejeje kuyamukuramo biranga. Manisiki birangira amwiyatse kugira ngo nawe batajyana. Manisiki yabonye ko agiye gupfa, arangije abaza igisubizo cya proposal ye Kayoni, kandi nako kari kamaze kumenya ko urupfu rwase rwari accident. Gahita kamubwira ko nako kamukunda, kandi ko kwifuza ko azamubera umugabo ubuzima bwe bwose. Twihuse Manisiki yakijwe na wa uncle we yangaga, arangije aramuzamura amuhagarika ku ipoto. Ako Manisiki atangiye guserebura ko akijije umuhungu we, icyo bita kiza kiramukubitagwa mu mazi. Apfa cya Manisiki kitamushimiye cyangwa kimusaba imbabazi z'uburyo cyamusuzuguraga. Dusubiye ku bwato bwa Bahimini, indege ya Bayagasiki yabonye akato kwa Bahimini aramanuka ajya kubakiza. Gusa mbere ko Bayagasiki azamura Himini, amubaza niba ibyo Joanne yamubwiye ko ari ukuri, ko na Joanne ari abafiyanse. Himini yahise atungurwa, amubwira ko badateretana ko ahubwo ataramuzi n'izina. Bayagasiki n'ibyishimo byinshi atazamuka umukobwa, amubwira ko baraza kubiganira nyuma, maze Bayagasiki nawe yizere ku mugozi aratangira kuzamukiraho we na cya Joanne. Twihuse umugozi wa Bayagasiki rero uri kuzamukiraho waraturitse. Pilot w'indege ayibonye abwira ko umuntu agomba gusigara kugira ngo umugozi wose udaturika. Bayagasiki nk'umuprofesiyoneri mu kazi ke yahise yitanga, ashyira ubuzima bw'umuturage imbere, we ahitamo gusubira mu mazi. Nyuma Bayagasiki yasezeye kuri Himini, akinjira mu mazi tsunami ihita iramwica. Himini wari utangiye kwishimira ko agiye gusubirana na Bayagasiki, ibyari byishimo bye bihinduka amarira, ko umusore yakundaga noneho yaragiye burundu atamubwiye ko amukunda. Ya tsunami ya kabiri yahise ikomeza no mu mujyi, abaturage bose babibonye batangira gutitira. Kimwe n'umugore nabo babonye ko iyo bashobora kutayicika, bahereza umwana wabo Jimmy, umukecuru we mu ndege, bamusaba ko yamubahungishiriza. Kim yahise aprofita noneho abwira umwana we bwa mbere ko ari wese n'ishema ryinshi, abwira ko amukunda, anasaba umukecuru amuhaye ko azamwitaho niba aramuka batabashije kurokoka. Nyuma ya tsunami ya kabiri yahise iza iraje irengera ibintu byose. Professor Kim n'umugore we n'abantu bose bari hejuru y'inzu ntibabasha kuhareba. Nyuma y'iminsi batwereka abantu benshi twagiye tubona muri filime bo barabashije kurokoka. Gusa Dongoso ari kurira nyina wapfuye yagiye kumugurira inkweto kugira ngo arebe ko yareka inzoga agakora nk'abandi basore. Manisiki nawe ni nabo bahawe umugisha n'umukecuru batangira gupanga iby'ubukwe bwabo. Jimmy nawe bahita batwereka ari gukina n'umuhungu wa Manisiki, wa mukecuru bamuhaye ari uri kumwe. Mumbabare ko amaze igihe kinini ntakora video, naho ni challenge twinshi uko nkora video. Gusa ndabasezeranya ko guhera uyu munsi buri cyumweru muzajya mubona video nziza. Bye.